Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nongeye kubaha ikaze mu gice cya kane cy'ikiganiro sobanukirwa ugezweho na CBN TV. Muri kumwe na Nzayisenga Didas, umushumba mu itorero Presbyterienne mu Rwanda. Mu kiganiro sobanukirwa cy'uyu munsi turavuga inyiturano abantu bitura Imana cyangwa se inyiturano y'abantu b'Imana. Akaba ari inyiturano abantu bitura Imana bibuka ibyo yakoze kandi bizeye ibyo izakora. Ni iki bakora rero? Bibiliya yigisha ko imyitwarire y'abantu igomba kugendera ku byo Imana yabahishuriye mu ijambo ryayo. Abantu bagomba guhitamo uko bitwara bakurikije imirimo y'Imana yo mu gihe cyashize n'iyo mu gihe kizaza iyo bategereje. Ijambo ritegeka muri Bibiliya riza rivuga ngo nuko rero. Bivuga ko riba rifite ibindi rishingiyeho. Rikagaragaza ko iyo myitwarire y'abantu ari inyiturano cyangwa igisubizo cy'abantu ku byo Imana yabahishuriye. Ibi nanone bishingira ku buryo twumva itorero. Icya mbere, itorero ni abantu b'Imana. Ni umuryango wibuka, ni umuryango wiringira cyangwa utegereza ufite ibyiringiro, wizeye Imana ibyo izakora, kandi ni umuryango ukora. Ni umuryango uhamagarirwa kwihutira kugira icyo ukora uyu munsi kuko ariho habo. Inkuru zanditswe na Luka zidufasha kumva itorero icyo ari cyo. Itorero ryatangiye kuri Pentekote igihe intumwa zavugaga mu ndimi nshya zuzuye umwuka wera. Uko itorero rya mbere ryiyumvagamo babiheraga ku mateka y'Abisirayeli bo mu isezerano rya kera kandi bakifata nk'umuryango mushya. Abisirayeli ba kera biyumvaga nk'umuryango wabayeho kubera imirimo y'Imana. Hanyuma nabo Imana yababwiraga ikoresheje ijambo ryayo, ikababwira ikoresheje ya magambo atangira ngo nuko rero, noneho. Dufate urugero mu gitabo cyo Kuva igice cya 19 umurongo wa 4. Mwabonye, reka tuhasome Kuva igice cya 19 umurongo wa 4. Haravuga ngo mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanjye. Aha birumvikana Imana iri kubwira ubwoko bwayo ngo mwabonye imirimo nakoze igihe navanaga Abisirayeli mu Egiputa. None rero namwe nimunyumvira by'ukuri, mushingiye ku byo mwabonye, nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano nagiranye namwe, muzambera amaronko. Mu yandi magambo, muzambera ubwoko, muzambera abana. Itorero ry'Abakristo naryo ni uko bumvaga ko gukora kw'Imana ariko kwabashyizeho. Niyo mpamvu Bibiliya ikoresheje inyito ivuga ngo Abisirayeli ba kera, ibishaka kugaragaza ko habayeho gukomeza kw'imirimo ikomeye y'Imana. Niyo mpamvu isezerano rishya hari aho rikoresha imvugo zisa n'izo mu gitabo cyo Kuva. Reka turebe urugero mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero ibice 2 umurongo wa 9. Haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Iri jambo ry'Imana naryo riragaragaza yuko Abakristo, abantu bizera Imana, abantu bo mu isezerano rishya bizera Imana, ni abantu nabo Imana ibita ko ari ubwoko yaronse, ni abantu yatoranije, ni ishyanga ryera ry'abantu Imana yaronse. Ngo ni abatambyi b'ubwami, ni abantu Imana yahamagaye ngo bamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Ni ukuvuga ngo icyo bakora cyose bagikora bitura Imana bashingiye ku byo Imana yabakoreye. Petero no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa yakoresheje amagambo y'umuhanuzi Yoweli kugira ngo yemeze abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Icyo gihe ubwaho hari ku munsi mukuru wo mu isezerano rya kera, abantu bari baje gukomeza kwizihiza.
Pentekote ni umunsi mukuru w'abayahudi ba kera, wari umunsi wo gushimira Imana ko yabahaye guhinga bakeza. Hari haje abantu baturutse mu bihugu byose byategekwaga n'abaromani, abaturutse muri Aziya, Afurika n'Uburayi. Kuri uwo munsi Abisirayeli bibukaga nanone amategeko bahawe n'Imana, ikayabaha nk'impano ku musozi wa Sinayi. Ibitabo by'amategeko Tora babihawe nk'impano izababohora, bigatuma bamenya ibyo Imana ishaka kandi bikayobora imibereho yabo mu minsi yose babagaho, bakabaho uko Imana ishaka. Ibi bivuze iki? Biratwereka ibintu bibiri. Icya mbere, igikorwa Imana yakoze ko ariyo yaremye umuryango wayo. Icya kabiri, nuko Imana ariyo iyobora umuryango yaremye, niyo yabiremeye irangije ibaha amategeko yo kubayobora. Ku munsi nk'uyu wa Pentekote, Imana yatanze amategeko yayo ku musozi wa Sinayi mu isezerano rya kera. Umunsi nk'uyu nguyu Imana yariho yatanze ya mategeko yahaye Mose. Nanone kuri uyu munsi wa Pentekote, Imana itanze umwuka wera mu isezerano rishya. Ni ukuvuga ko umwuka wera nawo afite umumaro nk'uwa ya mategeko. Ya mategeko yayoboraga abantu ngo bagende mu bushake bw'Imana, none umwuka wera Imana imuhaye abizera Yesu Kristo kugira ngo nabo bagendere mu bushake bw'Imana nibayoborwa nawo. Uyu munsi wa Pentekote wigishije kandi ko Imana iyoboza abantu bayo amategeko yayo cyangwa ibyo ishaka gusa. Uyu munsi wa Pentekote wigishije kandi ko Imana itayoboza abantu bayo amategeko yayo cyangwa ibyo ishaka gusa, ahubwo ko inabayoboza kwibanira nabo ubwabo, Imana ikabana nabo ubwayo. Inkuru y'ibyabaye kuri Pentekote itsindagira ko imbaraga z'Imana zasutswe ku bantu bakavuga mu ndimi zitandukanye. Ibi byashimangiye ko iminsi ya nyuma yavuzwe n'umuhanuzi yasohoye. Ku bakristo mu minsi ya nyuma, Pentekote ni igihamya cy'uburyo bushya Imana ibanamo natwe abantu bayo. Iki kimenyetso cyo kuvuga ngo bavuze mu ndimi nshya, abantu bari bari aho ngaho baturutse mu mahanga atandukanye bumva izo ndimi, ni ugushaka kugaragaza ko Imana ibahaye umuyobozi mushya, ari wo mwuka wera, ariko nanone ko uwo mwuka wera atazayobora Abisirayeli gusa, atazayobora abo bakristo baho ngaho gusa, ahubwo azayobora isi yose. Mwibuke ko mu nkuru yo mu byakozwe n'intumwa tubwirwa ko hari abantu bavuye muri utwo duce dutandukanye. Ibi bivuze kandi ko itorero ari rimwe ku isi yose, atari Isirayeli yonyine. I Yerusalemu naho guhera, kandi amahanga yose yarahagarariwe n'abahamya, abantu bari bari aho ngaho, ni babandi bavuze ngo twumvishe bavuga mu ndimi z'iwacu. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 21 n'uwa 39 haravuga ngo, kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Aya magambo aragaragaza iki? Aragaragaza yuko umwuka wera, kuko yaje hateranya abantu bavuye ahantu hatandukanye, ni isezerano ry'abazizera Umwami Yesu bose, aho baba baturutse hose, kugira ngo buri wese uzizera. Bisobanuye umuryango mushya utagira umupaka, itorero rimwe ku isi yose. Itorero nanone kandi ijambo ry'Imana mu isezerano rishya batubwira ko barigereranya nk'umubiri wa Kristo. Ni uburyo bumwe bwo gutekereza ku bantu b'Imana. Itorero cyangwa ecclesia mu Rugiriki bisobanura ihuriro ry'abantu. Imvugo y'ikigereranyo ikoreshwa ku itorero ni umubiri. Bibiliya ikoresha mu bitabo bimwe by'isezerano rishya nko mu Bakorinto,
mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso n'ahandi. Mu mateka y'Abakorinto igishushanyo cy'umubiri wa Kristo twongera kukibona mu ifunguro ryera. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 24. Haravuga ngo akawushimira akawumanyagura akavuga ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Ahandi ni mu kuzuka kwa Yesu Kristo wazukanye umubiri no kuzuka kw'abizera uko bazazukana imibiri mishya. Ahangaha ijambo ry'Imana rigereranya itorero nk'umubiri wa Kristo, hamwe rishaka kugaragaza kuzuzanya, ahandi rishaka kugaragaza ko bariye umubiri wa Kristo koko ko babaye umwe na Kristo, ahandi bashaka kugaragaza ko uko Kristo umubiri we wapfuye akazuka ni nako imibiri yacu izazuka. Usomye n'igitabo urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 1 umurongo 15 cyose, naho haragufasha kurushaho kubisobanukirwa neza. Ariko nanone umubiri wa Kristo ugaragara nk'imiterere y'umuryango w'Abakristo. Abakorinto igice cya 1 umurongo Abakorinto wa mbere igice cya 12 umurongo wa 12 kugeza 13 no 27 haravuga ngo nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari, kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata cyangwa ab'umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Nuko rero muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwawo. Ibi byanditswe byera bishimangira ko ubumwe bw'itorero bukomeye. Ahandi Bibiliya ikoresha ishusho y'umubiri na hatubwira uko dukwiye kwitwara nk'inyiturano, hagatangira hakoresha rya jambo ngo nuko rero. Abaroma ibice 12 umurongo wa 1 kugeza ku 5 haravuga ngo nuko rero bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Iyi ni 200 igaragaza ngo kubw'imbabazi z'Imana, kuko twababariwe, natwe dukwiye gutanga imibiri yacu ikaba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, akaba ari ko kuyikorera kwacu. Nuvuga ngo gukorera Imana kwacu ni inyiturano y'uko Imana yaduhaye imbabazi zayo, kandi tugahinduka rwose. Ibi byanditswe bitubwira gutanga imibiri yacu nk'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Hanyuma ikindi Bibiliya itubwira nuko umubiri wa Kristo urapfa ariko ukazuka. Aha ndashaka kuvuga itorero rya Kristo. Bivuze ko natwe tugomba kugira uruhare cyangwa gushushanywa mu gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 4 haravuga ngo nuko rero bene data niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba abundi ari we wa wundi wazutse, mubone no kwerera Imana imbuto. Ahangaha bakoresheje igishushanyo cyo gupfa no kuzuka by'imibiri yacu, bashaka kuvuga gupfa ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo. Mu yandi magambo, kwemera kuyoborwa n'Imana kubera umubiri wa Kristo wadutangiwe. Noneho tukabona uko tuba aba wa wundi wazutse, tukabona uko twerera Imana imbuto.
yewe no mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4 haravuga ngo ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe mu rupfu rwe, nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Nanone itorero ni umubiri kandi Kristo niwe mutwe waryo. Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 18 haravuga ngo niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Ikindi nuko itorero rigomba kugirana ubumwe nubwo rigizwe n'abantu batandukanyije impano zo gukoreshereza umubiri umwe. Abefesi ibice 4 umurongo wa 15 kugeza 16 niho hatubwira ngo ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, uwo niwe mutwe ari we Kristo. Ku murongo wa 16 naho reka mpasome haravuga ngo kuri uwo niho umubiri wose uteranywa neza ugafatanywa nuko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo uwo niho umubiri ukura gukura kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Umurongo wa 3 haravuga ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo, umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Ibi bivuze ko itorero riri munsi y'umutwe waryo ari we Yesu Kristo. Turi umubiri umwe ariko ufatanye, ntago ari ukuvuga hagati yacu twenyine kandi twe twuzuzanya, ahubwo Yesu ni umutwe, ntago rero uvanyeho umutwe umubiri waba wuzuye. Kandi itorero rigandukira rikayoborwa na Yesu Kristo kugira ngo ribashe gukura no gutera imbere. Nanone ibi byose bitsindagira ubumwe mu bantu batandukanye. Urupfu rw'uwitangiye abandi cyangwa se imbaraga zaruvuyeho. Umwami Yesu yaradupfiriye atanga umubiri we ku bwacu, hanyuma natwe dushushanywa no gupfa kwe mu mubatizo, ariko bikanagaragaza kuzuzanya no kwitangirana hagati yacu, kuko natwe turi ingingo z'umubiri umwe ari rwo torero rya Kristo. Abizera bagizwe ingingo z'umubiri wa Kristo n'umubatizo wo mu rupfu rwe. Umubatizo ubavana mu cyo Pawulo yita umubiri w'icyaha, ukabashyira mu buzima bushya bwa Yesu Kristo. Mu mubiri hari ugukenerana no kunganirana kw'ingingo, kandi ingingo zose zikeneye umutwe. Mu yandi magambo, igihe cyose duhora dukeneye umwami Yesu, duhora dukeneye ubusabane nawe, kuko uwo mutwe niwe uyobora umubiri, umwami Yesu niwe uyobora itorero. Ikindi iki kiganiro twigiramo nuko tugomba guhimbarisha Imana n'imyitwarire yacu. Tuvuye hariya yuko tugomba guhimbarisha Imana, kuzuzanya nk'itorero nk'abantu tugize umubiri umwe wa Kristo. Ariko ikindi twakwitura Imana no kuyihimbarisha imyitwarire yacu. Ukurikije ubutumwa bwiza bwo mu byakozwe n'intumwa, duhamagariwe kuba umuryango wuzuye umwuka wera. Inzandiko za Pawulo ziduhamagarira kuba umubiri wa Kristo. Isezerano rishya riduhamagarira kuba ibyaremwe bishya cyangwa abantu bashya bafite ubuzima bushya, bariho mu buzima bushya. Igisubizo cyacu cyangwa inyiturano yacu ku byo Imana idusaba ni ugukora dufite imbaraga z'umwuka wera wo kudushoboza. Ibindi bintu bidasigana ni ifunguro ryera n'urukundo. Ibyo nabyo birifashishwa mu guhimbaza Imana. Iyo duhimbaje Imana tuba twibuka umubiri wa Yesu Kristo, ariko natwe ubwacu tukaba turi twuhimbariza Imana, turi gushimira uwo mubiri yadutangiye. Ikindi twakwitura Imana ni ugukundana.
iyo twemeye ko Imana yaduhaye urukundo rwayo natwe tukarwakira, nuko natwe dukwiye kurusangiza n'abandi nabo bakabona urwo rukundo. Bivuze gushimira Imana no kugirira urukundo hagati yacu ubwacu no hagati yacu n'Imana. Ubu ni bwo buzima umuryango mushya w'Imana cyangwa itorero rya mbere ryabagamo. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 44 kugeza ku 47 baduha ubuhamya, baravuga ngo abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Urumva bari barakiriye urukundo rw'Imana hagati yabo, ariko nabo bagasangira urwo rukundo. Nayo ni uburyo bwo kwitura Imana kubw'ubuntu yatugiriye. Umurongo wa 46 kuri icyo gice cya 2 haravuga ngo kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo bakamanyagura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishama, bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. Murumva uko nguko nabwo n'uburyo bituraga Imana ubuntu yabagiriye, kugumya guteranira hamwe bagahimbaza Imana, gusangira ibyo kurya byabo, kandi ngo beraga n'imbuto nziza bigatuma bashimwa n'abantu bose. Kandi ikindi ibyo nabyo byabazaniraga umugisha, kuko ngo bitewe n'imbuto beraga ngo umwami Imana yabongereraga abakizwa, ikabongerera abakira agakiza, abemera ubutumwa bababwira. Guhimbaza Imana mu buryo bwo kwitanga nk'uko Kristo yatwitangiye ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ni nako Abaroma 12 hasoza hatubwira, mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 20 kugeza 21 hasoza havuga ngo ahubwo umwanzi wawe nasonza mugaburire, nagira inyota muhe icyanyu, kuko nugira icyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Kwitanga kw'Abakristo kubaho mu buryo bubiri: ibitambo byera kandi bizima. Bivuze ko Imana idutegeka gusenga Imana, kandi Imana idutegeka no gufashanya hagati yacu, gufasha abakene, nabyo bikaba ari uburyo bw'inyiturano inezeza Imana. Kuba Imana ituyobora mu buryo tukwiye kuyitura ubuntu yatugiriye, ni uburyo bwo kudufasha kugira ngo tumenye n'iki twakora tukitura Imana, tukayishimisha, tukayinezeza dukurikije ubuntu yatugiriye. Ni gute twashimira Imana? Aho rero naho tugomba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, tukitura Imana mu buryo ijambo ryayo rituyoboyemo. Ibi byose rero bisohorera mu itegeko ryo gukundana nk'umwanzuro w'inyiturano y'abantu b'Imana. Indi nyiturano ni uko tugomba guhamya igikorwa cy'urukundo Yesu yakoze, tukagihamya ku isi yose no mu murwa wera Yerusalemu. Yesu ati muhereye Yerusalemu, mu yandi magambo muhereye iwanyu. Ijambo nuko rero ni ijambo ridufasha kumenya dukurikije ibyo Imana yakoze, nuko rero tuyiture, nuko rero tuyishimire, nuko rero tubane neza, nuko rero dukundane. Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 12 kugeza kwa 13 ho akatubwira ngo nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo, kugira ngo yejeshe abantu amaraso ye, nuko dusohoke tumusange inyuma y'urugo twemeye gutukwa kubwe. Niba Yesu yaremeye kutubabarizwa, nuko tujye twihanganira akarengane, nuko tujye twihanganira ibibazo, kuko umwami wacu Yesu niyo nzira yaciyemo kugira ngo nawe adukize. N'aya magambo yo guhera Yerusalemu nayo tuyasanga muri Luka igice cya 24 umurongo wa 46 kugeza 48, ahavuga ngo niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu.
nimwe bagabo b'ibyo. Iri jambo naryo riraduha igishushanyo cyiza. Byanditswe ko Kristo yari akwiriye kubabazwa kandi akazuka. Hanyuma ibyo ngibyo birasaba iyihe nyiturano cyangwa se biradusaba iki? Ngo kandi kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rya Yesu bahereye kuri Yerusalemu. Ngo nimwe bagabo b'ibyo. Ni ukuvuga ko abigishwa ba Yesu bahawe inshingano yo guhamya ibyabaye kuri Yesu, ndetse bagahamya n'ingaruka bidufiteho cyangwa se amahirwe byaduhesheje. Kubera umwami Yesu yapfiriye ibyaha byacu akazuka, icyo ngicyo gikwiye kudutera kubwira abantu bose ko hariho amahirwe yo kwihana no kubabarirwa ibyaha bibonerwa muri Yesu Kristo. Ndabashimiye kandi ndabakundisha kugira ngo twakire ubuntu bw'Imana, ariko tugire inyiturano y'abantu b'Imana. Inyiturano y'abantu b'Imana harimo gukundana, harimo kuzuzanya, harimo gufashanya, harimo guhimbarisha Imana imyitwarire yacu, ndetse hakabamo no guhimbarisha Imana cyangwa se kuyitura, kuhamiriza abandi. Kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose, kuhamiriza abandi ko umwami Yesu yadupfiriye, yuko hari amahirwe yo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha.